Tekereza umubyeyi ureba umwana we amupfira mu maboko, atari ukubera indwara, atari ukubera intambara, ahubwo kubera inzara. Tekereza igihugu gifite ubutaka burumbuka kurusha ibyinshi ku isi, gifite ibigega byuzuye ingano, gifite gari ya moshi zitwara ibiribwa amanywa n'ijoro, ariko abaturage bacyo bagapfa bazize inzara. Tekereza kubona umugati ariko ukabuzwa kurya. Tekereza kubona imyaka yawe itwawe n'abasirikare, maze nyuma y'ibyumweru bike ugatangira kurya ibyatsi, imbeba, imbwa, hanyuma bamwe bagatangira kurya abantu bagenzi babo kugira ngo babeho undi munsi umwe gusa. Iyi si inkuru mpimbano. Ibi byabaye hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itatu na kabiri ndetse n'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itatu na gatatu muri Ukraine. Aya mahano bayise Holodomor. Ariko ikibazo gikomeje gutera impaka kugeza uyu munsi ni iki: ese Holodomor yari inzara isanzwe cyangwa yari jenoside yateguwe n'ubutegetsi bwa Stalin? Muri kumwe na Israel Niyonzima. Abahanga bamwe bavuga ko mu mpeshyi y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itatu na gatatu hari igihe abantu bagera kuri 17 bapfaga buri munota umwe. Ibyo bingana n'abantu barenga igihumbi mu isaha cyangwa abarenga 24,000 ku munsi. Niyo mpamvu Holodomor ifatwa nk'imwe mu nzara zikomeye cyane zabaye mu mateka y'isi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itatu na kabiri, Ukraine ntabwo yari igihugu gikennye. Ubuso bwa Ukraine bwari hafi kilometero kare 603,700. Abaturage bari hagati ya miliyoni 31 na 32. Ukraine yari izwi nk'ikigega cy'ibiribwa cya Soviet Union. Ubutaka bwayo bw'umukara bwari mu butumburuke bwiza ku isi. Yahingaga ingano, ibigori, barley, rye ndetse na sunflowers, ibihwagari. Bayitaga bread basket of Europe, bisobanuye igiseke cy'umugati cy'Uburayi. Muri icyo gihe Ukraine ntabwo yari igihugu cyigenga, yari imwe muri za repubulika zigize igihugu kinini cyane cya Soviet Union. Soviet Union yayoborwaga na Joseph Stalin. Soviet Union yose yari ifite abaturage bagera kuri miliyoni 135. Ubuso bwayo bwari hafi kilometero kare miliyoni 22,400. Stalin yashakaga guhindura ubuhinzi bwose bukagenzurwa na leta. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 29 yatangije gahunda yiswe collectivization. Abahinzi bategetswe gutanga ubutaka bwabo, gutanga amatungo yabo, gukorera mu mirima ya leta. Abantu benshi barabyanze. Abenshi bafatwaga nk'abanzi b'impunduramatwara. Abatari bake barafunzwe, abandi baricwa, abandi boherezwa muri Siberia. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na rimwe n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na kabiri, ubutegetsi bwa Stalin bwashyizeho ingamba zikabije cyane. Buri mudugudu wagombaga gutanga umusaruro mwinshi cyane. Izo ngamba zujujwe mu buryo bukurikira: abasirikare bajyaga mu ngo, bagafata ingano zose, bagafata ibirayi, bagafata imbuto, bagafata amatungo, bagafata buri kiribwa cyose cyabaga muri urwo rugo. Hari aho n'imbuto zo kubiba umwaka ukurikiyeho zafatwaga. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na kabiri, abaturage benshi nta kintu cyo kurya bari bagisigaranye. Mu Kuboza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na kabiri no mu ntangiriro z'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatatu, ibintu byarushijeho kuba bibi cyane. Abaturage batangiye guhunga bajya gushaka ibiryo. Stalin ahita afunga imipaka. Polisi y'ibanga ya Soviet yitwaga OGPU yatangiye gufata abantu bagerageza guhunga. Mu mezi make gusa abantu barenga 200,000 bafatiwe mu mihanda no kuri za gari ya moshi bagerageza kuva muri Ukraine. Bose basubizwaga aho inzara yari iri. Mu mpeshyi y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itatu na gatatu, Holodomor yageze ku rwego ruteye ubwoba. Mu duce tumwe na tumwe abantu ibihumbi bapfaga buri munsi. Hari iminsi bivugwa ko abantu barenga 25,000 bapfaga ku munsi muri Ukraine. Bivuze ko umuntu umwe yapfaga buri masegonda make. Imihanda yari yuzuye imirambo, abana benshi bapfaga mbere y'ababyeyi babo. Hari aho abantu babyukaga bagasanga abo baryamanye bapfuye nijoro. Ubwo ibiryo byashiraga, abantu batangiye kurya ibyatsi, ibishishwa by'ibiti, imizi, imbeba, injangwe, imbwa. Harabandikaga mu bitabo byabo ko bakubitaga ibisigazwa by'uruhu rw'inkweto bakaruteka kugira ngo babone ibyo bashyira mu nda. Ariko nyuma ibintu byarushijeho kuba bibi cyane. Kimwe mu bice bibabaje cyane bya Holodomor nuko habayeho kurya abantu. Inyandiko za polisi ya Soviet zerekana amagana y'imanza z'abantu bashinjwaga kurya imirambo. Hari aho abantu bategerezaga umuntu gupfa kugira ngo bamurye. Hari aho abana baburaga, hari aho abantu bafatwaga bafite inyama z'abantu mu ngo zabo. Ibi ntabwo byari ibintu byari bisanzwe, ahubwo byaterwaga n'inzara ikabije yari yararenze ubushobozi bw'umuntu. Umwe mu banyamakuru ba mbere bavuze ukuri kuri Holodomor ni Gareth Jones. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatatu yasuye Ukraine rwihishwa. Amaze kuhava yaranditse ati: nanyuze mu midugudu myinshi, ahantu hose numvise amagambo amwe
nta mugati dufite turapfa. Hari n'undi munyamakuru witwaga Malcolm wavuze ibintu bisa nk'ibi, ariko iki gihe isi ntigeze ibyemera. Polisi y'ibanga ya Soviet OGPU nyuma ikaza kuba NKVD yari izi neza ko abantu bari gupfa. Raporo z'ibanga zoherezwaga i Moscow buri munsi, ariko aho gutanga ibiryo byinshi ubutegetsi bwakomeje gufata imyaka. Amakuru y'inzara yabaga ibanga rya leta. Abantu benshi barafatwaga iyo bavugaga ko hari inzara. Iyi ni imwe mu mpaka zikomeye mu mateka y'isi. Benshi bavuga ko hagati ya miliyoni 3,500,000 kugeza kuri miliyoni 4 z'abaturage ba Ukraine bapfuye biturutse kuri Holodomor. Abandi bahanga bavuga ko ari miliyoni 5, miliyoni 7, kandi hari n'abavuga ko miliyoni zigera ku 10 z'abaturage zatikiye. Ariko imibare ikoreshwa cyane muri iki gihe ni hagati ya miliyoni 3,500,000 ndetse na miliyoni 5. Ukraine n'ibihugu byinshi ku isi bivuga ko Holodomor ari jenoside. Uyu munsi ibihugu birenga 30 byamaze kwemera Holodomor nka jenoside, ariko umuryango w'abibumbye UN ntabwo urafata umwanzuro rusange uyita jenoside. Impamvu ibihugu byinshi bigenderaho byemeza ko ari jenoside: abaturage bambuye ibiryo ku bushake, babujijwe guhunga, bafatiwe imyaka yose, politiki yakoreshejwe cyane muri Ukraine kurusha ahandi. Ariko Uburusiya bwo buvuga ko yari inzara yibasiye ibice byinshi bya Soviet Union, atari umugambi wo kurimbura abanya-Ukraine nk'ubwoko. Uyu munsi Ukraine ikomeza kwibuka Holodomor buri mwaka. Umunsi wo kuyibuka uba kuwa 6 wa nyuma wo Gushyingo. Abaturage bacana buji mu madirishya yabo bakunamira abazize iyo nzara. Mu mwaka wa 2026 uwo munsi uzaba ku itariki ya 28 Ugushyingo 2026. Mu mwaka wa 1933 igihugu cyari gifite ubutaka bwiza kurusha ubwinshi bw'ibihugu by'isi, cyahindutse ahantu h'urupfu. Abana bapfuye, ababyeyi bapfuye, imidugudu yarashize, kandi ikintu gitangaje kurusha ni uko ibyo byabereye mu gihugu cyari gifite imyaka. Holodomor igeza kuba imwe mu nkuru zibabaje kurusha izindi mu mateka y'ikinyejana cya 20. Kugeza uyu munsi ikibazo kiracyabazwa: ese abantu bapfuye bazize inzara cyangwa bazize icyemezo cyafashwe n'abari ku butegetsi? Iyo niyo mpaka itarashira kugeza n'uyu munsi. Mwari kumwe na Niyonzima Israel. Ntiwibagirwe na subscribe.